what's up Rwanda, what's poppin' Kigali, nizere komeza fresh sana kandi biri gucamo ikaza muri one on one. Episode yindi kandi, ladies and gentlemen, boys and girls, munye kubanganira nawe n'igitangaza pe. Ibi ni Gwen Day One, afite ubwiza ubwenge butangaje, comedian, delivery tangaje, ni back to back, bumper to bumper, bandika bandua, Yakamwana presenting, Yakamwana entertaining, Yakamwana in the beauty. Ladies and gentlemen, ngina nguzira Yakamwana mvu ubwiza bw'ubwenge bwe. Hello sir. Thank you so much. I'm very nice. I'm so cool. Yes, how is life? The life is going better. Yeah, you're welcome in one-on-one session. Yeah, I'm very ready to answer you every question. Yes. Wano nano kuri bimeze ni mba nashatse amafoto y'abantu batandukanye. Iyo umuzi uvuga izina ryawe ngizwe muvuga ibintu bitatu, ni utamuzi urabivuga nkamukubwira twarashobora kumenyana. Tubikore kabisa, ndi tayari. Wowe nzi ndamuvuga, wowe ntazi ndavuga ko ari namuzi. Uyu ntago muzi. Yitwa Moses. Motion. Ntago muzi rwose. Nawe nawe nzi. Rocky ntago muzi exactement, ariko icyo mwumva wasobanura filime neza, nicyo kintu muziho. Ikindi ntago ndabonana nawe live ku buryo navuga ngo ubuzima bwe ngo bumeze gutya na gutya, nicyo muziho nzi ko sobanura filime. Uyu nindera uyu muntu twigeze guhura ariko ndikwibagirwa izina rye. Junior Giti. Uyu nawe twigeze guhura, arasabana, araganira, n'umuntu mwiza muri make. Yego yisura muzi. Ntago ndi kumwibuka neza. Alex Muyoboke. Ndamwumva. I don't know him. Yeah. Uyu muhanzi nindera. Uyu muhanzi ninde? Uyu ndamwemera cyane. Platini. Ndamwemera cyane. Twagiye bitatu sha. Ndamwemera uburyo aririmba. Ni cyambere. Uburyo aribyina. Kabiri. Ebana kabisa kudeshapo n'imyambarire ye. Amaki. Uyu nguyu se uramuzi? Uyu nawe ndamuzi. Yitwa? Ntago nibuka izina rye ariko ndamuzi, yaririmbanye na wa mutipe wundi wo utuderedo kuntu. Yitwa Ariel Ways. Ariel Ways ndamuzi kabisa. Ibintu bitatu kuri Ariel Ways. Mboni mwiza, afite ibuno riteye neza. Cya kabiri ni mwiza ahantu hose, anaririmba neza. Ni umuhanzi mwiza kabisa, kandi ni umukobwa rwose ufite uburanga kuri ngiwe. Uyu ntago ndi kumwibuka neza. Yitwa David Bayingana. Bayingana. Ntago muzi, ntago najya kumubeshyera. Uyu ni Shadibu rero ikintu muziho. Shadibu ni umusinzi muvandimwe. Nawe rwose arizimye. Ikindi wenda nkundira Shadibu ntago yiyemera. Ntabwirasa agira, kandi urabona Shadibu afite izina riri hejuru, ni umusitari. Ariko ikintu nemera Shadibu, yisanzura ku bantu bose. Waba urimbo yicisha bugufi muri make. Waba urimbo muraganira, ntabwo asuzugura, ariko hari abakobwa babiyemezi atapfa kuvugana nabo. Ariko Shadibu ikintu namukundiye, gusa nubwo nawe ari umusinzi nkanjye hano, ariko gusa arasabana, yanicisha bugufi. Wa mushuti wanjye nindera Supermanager. Supermanager ikintu mukundira, agira ibigambo byinshi, nta mutima mubi, kandi nawe urwagora rugotomera. Mushuti wanjye ntuzanindera nyibutse. Amaji de Black nawe B1 Jenny ni ibintu bye. Ndamwikundira nawe biri aho ngaho. Ibintu bitatu kuri Amaji: yikundira icyo kunywa, ikindi nawe yicisha bugufi, ikindi cya kabiri n'ubusanzwe arasabana, nta mutima mubi. Uyu si wa wundi ujya uvuga ibigambo byinshi kuri radiyo, bamwe bavuga ngo ni umutinganyi. Yitwa nigeze kumubona tugiye kumva urubanza rwa Miss Muheto, ni Jihad. Ibintu bitatu kuri Jihad.
Jihadi bavuga ko ari umutinganyi. icyo ni icyambere. Icyo ni icyambere nicyo mwumvaho. Icya kabiri icya kabiri Jihadi nawe numva agira ibigambo byinshi. Ikindi muziho nawe arasebanya. Nyanumva ari gutokingana n'abantu, ashwanashwana n'abantu, ashobora kubona wasebanya. Ejo yatonganye na Nuza, akunda gushwanashwana n'abantu. Ntago nzi niba wenda asebanya, ariko icyo muziho akunda gushwanashwana n'abantu. Akunda kugirana bifu n'abantu. uyu muntu usabona arinde. Uyu ni umuraperi. ni umuraperi, ntago ndi kumumenya. Yitwa Betray. Bityo ntago muzi pe, nta kintu namuvugaho simuzi. uyu nguyu yitwa Run Up. Rana nawe ntago muzi. Run Up. Run Up nawe ntawe nzi. Yitwa Mushyoma Joseph. Don't know him. Mushyoma Joseph. Ntago muzi. Okay. Si- mabuja wanjye kudeshapu ndamukunda cyane. Pendo kabisa. Anita Pendo nampenda sana kwa Kiswahili ya kwake, ku Kiswahili cye urumva uburyo yitwara, ikintu mukundira nawe arasabana. Kandi afite icyo agufasha yagufasha. Kubera umuntu uyu ni wa wundi wahena ikintu, siwe uyu ni wa wundi wahena ikintu, waraduhemukiye. Abagabo buzuye ahangaha ukajya gufata akavide iyo umamagara koko. Ibintu bitatu bavuga kuri Emeline. Emeline ni mwiza. Icyo ni icyambere. Bwiza arabufite. Ikindi ashobora kubona wakunda icupa, kuko urabona akora na biriya bintu byari byatewe n'icupa. Ikindi namuvuga si ubwo ni iki, ashobora kuba ari umuntu mwiza mu buzima busanzwe, Yego. ariko akaba akunda agacupa. Uyu muntu uramuzi. Ntabwo ndi bari Tazari wa mubomozi mukuru. Wa mubomozi mukuru ni mwene Nzovu. Ibintu bitatu. Bari Tazari rero ikintu namuvugaho nari kuburaya ninda, icyo ni icyambere. Niba afite n'urugo bari Tazari icyo akora, ikindi yambara neza. Bari sumati. Ikindi. Ariko ikindi nari kubuhehesi. Yego. Umuntu uramuzi. Philipita mushiti wanjye. Ibintu bitatu. Philipita ikintu namuvugaho, Philipita arasabana, icyo ni icyambere. Philipita nawe yicisha bugufi. Philipita ikindi ashobora kuba atanywa inzoga. Uyu ntabwo ndi kumwibuka neza. Titi Brown. Titi Brown ntabwo muzi bihagije, ni ukumwumva gutyo biraho. Uyu muntu se. Uyu ntabwo ndi kumumenya neza nawe. Ntabwo ndi kumumenya neza, ninde? Kitoko. Kitoko ni umuhanzi mwiza cyane, aririmba indirimbo z'ikinyarwanda. Ikindi Kitoko ni ibogare. Ikindi Kitoko afite urukara rwiza, urabona ko ari umusore mwiza muri make. Ni umusore uringaniye, ni muremure, ni si mugufiya, arasore, urabona ni umusore. Nibyo namuvugaho. Nyagiso. Nyagiso nawe akunda Petit Mitsingi, nicyo muziho. Icyo ni icyambere. Ikindi Nyagiso nawe yicisha bugufi. Sometimes niyo akoza amakosa rimwe na rimwe aba ari agacupa, ni nkatwe twese. Byo ninde se kandi? Rwarutabura. Yitwa Rwarutabura yuguye. Ntabwo muzi. Ni umufana wa Rayon. Ntabwo muzi rwose, sindamubona, ariko ashobora kuba nzi. Mabuja wanjye. Jya nindera. Scovia. Scovia ndamwemera cyane, mufata like my sister. Niwe mu banyamakuru bose bo mu Rwanda, Scovia niwe nubaha cyane. Ibintu bitatu bamuvuga bose Scovia. Scovia aryoshya inkuru. Scovia ikindi ni umumama mwiza. Nari kumuvugaho byinshi, ariko kubera ko ari umumama wubatse tugomba gushyiramo ka discipline ukuntu. Ariko Scovia afite nk'imyaka nka 19 20 umuntu yateretada. Papa Sava Kibamba grand comédien. Papa Sava niwe mukomediye unshimisha mu buzima, niwe muntu mvuga ati kabisa nanjye uransekeje.
kabisa. Papa Sava ikintu cya mbere ariyaminiye ariyumva. Ikintu nkundira Papa Sava nubwo ari mugufiya ni muremure mu bwenge no mu mico ni muremure. Icya gatatu Papa Sava niwe mukomediye nemera mu mujyi wa Kigali. Mwari bwahure? Twarahuye rwose kuko mabuja Mutoni Asia yakinaga muri Seburikoko. Iyo twabaga twaramuherekeje rero Papa Sava twarabonanaga, yigeze no kungura agacupa ariko ubu ntakingurira icupa. Uba ngurira ibiryo ariko iyo amaze gusohoka bya biryo nguriye mpita mvunjishamo peti mitsingi. Oya no kuvuga ngo Papa Sava ngo ashobora kungurira inzoga. Kwara ko asiko nkunda inzoga aravuga ati baguha icyo kurya ndishyura. Ariko iyo asomotse gatoya mpita mvunjishamo peti mitsingi. Bahizi Venus Metre Nzovutse ni inshuti yanjye magara. Tuba turi kumwe abantu bose. Uvuga ibintu bitatu gire. Mbo Bahizi ntabangagira. Icyo ni icyambere. Bahizi uwo yitwa nde? Yitwa Bahizi Venus ariko bamwita Metre Nzovu niryo zina azwiho. Nzovu ibintu bitatu cyambere? Icyambere Nzovu ntabangagira. Keretse icyo yibagiwe. Icya kabiri Nzovu akunda abagore. Icya gatatu Nzovu agurira abagore gusa kuko kugurira uri umugabo ntabwo biba byoroshye ariko ashobora gufata abagore nka 30 akabicaza akabasengerera ariko ntabwo bafite abagabo 5 ngo abicaza abasengerera. Ntabwo ndi kumumenya. Yitwa Lorenzo. Lorenzo ntabwo muzi ntacyo namuvugaho. Nawe ntabwo ndi kumumenya. Ntabwo ndi kumumenya. Ntacyo namuvugaho. Coach Gaël. Ntabwo muzi rwose. Coach Gaël. Ndamwumva ariko ntabwo muzi nta kintu namuvugaho. Ntabwo navuga umuntu nazi. Yitwa Coach Gaël n'umukire. N'umukire. Ni nawe nyiri Kigali University niwe manager wa Melody. Niwe manager wa Melody. Sha ntabwo muzi rwose ahubwo wenda nanjye uzandemere. Uzambwira ati rwose uzandemere. Uyu nawe ntabwo ndi kumumenya. Yitwa Junior Rumaga. Ntabwo muzi. Uyu ni wa muhanzi Bruce Melody. Ibintu bitatu. Bruce Melody aririmba neza. Bruce Melody nubwo tutarabona nimbona nkubone ashobora kubona wasabana ahubwo ikindi sinzi niba nkwa agacupa aterekamo. Ararisoma nawe ntabwo narimbizi Melody rero niba urisoma uzareba ukuntu twasangira ko nanjye ndyoshye icupa. Mushiki wanjye aragukunda cyane. Bana kabisa narabibonye yitwa Ruti Joel. Bana uzambabarire tubonane rwose ikintu namuvugaho nawe ni umuhanzi nyarwanda mwiza cyane. Ikindi sinzi niba ari umupapa yubatse icyo namuziho ariko niba akiri umusore nifuza ko twazabonana tukaganira. Nawe uramwemera cyane rwose. Twaraganira avuga ko agukunda cyane. Ndashaka ndareba nimero ye hano ndebe niba twagira twamuhamagara. Zayime rwose ndebe ko namukuraho icupa. Ushaka kugira ngo azagusamuze? Bana zanemo kabisa dusangire kuko niba umuntu agukunda buryo mwicaranye mukaganira aba ari sawa. Aba ari sawa cyane. Ukabona nimbona nkubona. Ubona ko allo Ruti? Wiriwe neza? Allo? Wiriwe neza Ruti? Allo? Wiriwe neza. Yego. Ruti? Ndakumva ye. Ndi kumwe n'umuntu witwaye Akamwana aravuga ngo arashaka kukuramutsa. Ndagusuhuza cyane muvandimwe kabisa na mimi nakupenda sana. Na mimi nakupenda pia kabisa. Asante sana ndugu yangu lakini nataka tuzabonane kabisa mbona nkubone dusangire umuceri n'ibishyimbo. Ndakakwanga umva nkubwire ndagusabye rwo uwo mujama umwambia sasa tunapaswa onana man. Nilifoto onane atanipa nimero yangu ndakuitaga tuonane tuchangie na tuongee kabisa. Akupatie nimero zangu na kisha ukinikosa wewe andika message tu useme ni Akamwana atakuita tena. Sawa asante sana. Nafurahi sana kabisa. Nasepeli penza nafurahi sana. Mimi pia wangu. Aiwe data wewe. Merci beaucoup. Komera wamfura. Komera wamfura. Ndishimye sha.
Asante sana kabisa. asante. Okay. Yaka akubwiye gute? Aramwe ngo tugomba kubonana. Yavugaga mu giswahili cyinshi cyane avuze gute ruti? Ariko nasema Swahili aravuze ngo ifoke tubonane kandi arishimye cyane kubera ko tuvuganye n'umukunzi wanjye muri make. Cyane. Nawe namukunda cyane. Yego. Hanyuma iyi foto se Excellence TV. Iyi Excellence TV amateka yayo ni maremare. ibintu bitatu kuri Excellence TV. Ikintu cya mbere Excellence niyo channel yanunze bwa mbere kamera insanze Gihembe camp. Amashyi. Nukuvuga ngo Excellence yo ni byinshi na nubu Excellence ni nkaho ari mu rugo. Mwari mu rugo ni umubyeyi nukuvuga ni ngwa kundi umwana aba bakwanyina na sabi wabo mu rugo. Nukuvuga Excellence ni wacu mu rugo niho kwa papa na mama. Excellence itandukanye n'ayandi macano waba aragiyeho cyangwa se ujyaho ahantu bitandukanye usasa inzo buvuge nk'umuntu yizi buri umuntu uvuga iwaba avuga abahazi kurusha ahandi. Mbona ukuvuga ngo Excellence ikintu itandukanye n'andi macano nuko navuga ko ariyo yandize na n'uyu munsi iracyamfite kuvuga rero Excellence ntago nayibara navuga ngo ikise ni permanent mbese ni wacu mu rugo. Excellence niyo channel yanjye izindi zose ziza ziri ku ruhande iyo niyo channel yanjye ubundi niyo wambaraho nubwo nta contrat mafite. Ubwiyo ni channel ariko se nyirayo mu Manibu hari abantu batamubona kuri kamera batanamuzi isura hari n'abamuzi. Manibu ibintu bitatu amuvugaho ni umuntu umeze gute? Manibu cyambere arakara ubusa ariko après 30 iminota 0 biba byarangiye. Nukuvuga ngo Manibu ni nka mabusha mutoni yasiye niba abantu barakara ubusa ariko après quelques minutes bikaba birarangiye. Manibu arakara gatomboka ariko mu kanya gato biba birangiye. Ariko mwazwa tumenyeranye nawe nukuvuga ngo yatangiye gutomboka wowe uricecekera ubwo tuza mu kanya gato biba birangiye ariko yarakaye urebye nabi n'ingumi wayirya. Icya kabiri kuri Manibu mbo icya kabiri agira umutima mwiza muri make nta romba agira. Ikindi yirinda gusebanya n'abantu yirinda kugirana umuntu n'ikibazo kugirana ikibazo n'undi muntu. uyu nguyu yitwa nde? Nawe mbone simujuwe bana Christopher ni umuhanzi mwiza bigeze no kuza muri Guma Guma Igicumbi. Christopher nari ndi mu bantu bari bamushyigikiye. Muvandimwe wanjye ejo bundi tuzamusura. Fata ku mavuta. Fata ku mavuta ni umwana mwiza nubwo yagize kiriya kibazo ntawe utakigira ariko gusa afata ku mavuta ntabwo navuga ngo yazize ubusa yazize umuntu ariko gusa inshallah baramukatiye ariko ejo n'ejo bundi azagaruka muri society. Wa muvandimwe nusa wa Gasogi uyu nagira amagambo menshi yitwa Kenisi. Cyambere Kenisi aryoshya inkuru. Ikindi cya kabiri mubona nk'umuntu w'umunyabwenge. Icya gatatu ndamubona akunda kwinjira mu bintu bya politiki. Uyu ntabwo ndi kumumenya tukubona ndi kumumenya ariko ntabwo ndi kumwibuka. Theo bose babireba. Theo bose babireba rero cyambere azi kuririmba neza pe ni wa muntu kabisa abarokore ngewe natangiye kumumenya nkiba muri Kongo kuko utubari twose najyagamo mu Bigage mu Nzagwa ndi umusikari haraza Masisi indirimbo za Theo rwose nizo wasangaga zirimo. Icya kabiri ashobora kuba nta mutima mubagira ntabwo twabanye ngo muvuge ibintu ntazi buryo umuntu ujya kuvuga bari umuntu mwabanye. Umuvugizi wa RIB umuvugizi wa RIB avugisha ukuri. Icya kabiri akora inshingano ze nk'uko zikwiye gukorwa. Icya gatatu nta muntu afunga atamukozeho iperereza. Iyo ni indera Element icyo namuvugaho ni Bogari ni umusore mwiza Element
kandi aririmba neza. Ikindi ashobora kuba ari umubomozi nka Metero Nzovu. Ntabwo ndi kumumenya. Kivumbi Ntabwo muzi, hari undi mbonye aho. Kivumbi ntabwo buzi. Wapi? Kivumbi ari indirimbo ngo nzapfukama nsenge wenda uhindukira undebe nzandika ibaruwa ndende ntuyisome. Napfa kumumenya we. Uyu ni wa wundi wa Canada. Dumba nawe ngo amakuru mufite ngo ni umutinganyi nawe. Cyo ni icyambere. Cyo ni icyambere. Ikindi nawe agira ibigambo byinshi. Icya gatatu akunda gushinyika nyindaya nawe. Uyu muntu ntabwo ndi kumumenya neza. Semuhungu Eric ntacyo muziho. Semuhungu Eric ndamwumva gusa ariko nta kintu muziho. Nawe ntabwo ndi kumumenya. Riderman nawe anaritse umuraperera. Njya numva ngo abirimo neza ariko simuzi. Njye sindi umuraperi ariko gusa ni umuraperi uri aho ngaho nk'abandi bose. Uyu nawe ntabwo ndi kumumenya. Kevin. Ibintu bitatu nawe ni umuhanzi nyarwanda. Nawe numva uri ku rwego rwo hejuru ariko nta kindi muziho. Ukabwa ko mbona ari icyukira. Uyu ninde? Ni mwiza cyane nibwo namubona. Mutesi Jolly? Ntabwo ndamubona live. Ntabwo uzi Mutesi Jolly? Ntabwo muzi rwose rutse kumubona. Ntabwo ndamubona, mubonye gurya kufite ariko iryo zina ryo ndaryumva. Yo nawe ntawe nzi. Yitwa Mbonyi. Israel Mbonyi wa uyu nawe rwose ni umuhanzi wa gospel. Aririmba neza. Ni Bogari, ni umusore mwiza. Ikindi mbona azajya mu ijuru. The Ben inshuti wa Nzovu. Ibintu bitatu The Ben. Cyambere afite umugore mwiza w'icyuki. Icya kabiri The Ben nawe ni Bogari. Icya gatatu ni n'umuhanzi abantu uri hejuru kabisa mu Rwanda. Yo ntago muzi. Ya mpano y'Imana. Ni impano y'Imana se. Impano y'Imana se ko ari mageragere ko ejo navuye no kumusura. Yitwa ya mpano. Ya mpano nawe nzi. Rwose nta kintu namuvugaho. Navuga umuntu ntazi. Iki kizungereza ni cyandera. Kate Bashabe. Shane mwiza kabisa. Ibintu bitatu kuri Kate Bashabe. Cya mbere ni mwiza. Cya kabiri ndabona afite mu kanwa heza. Mbese ni mwiza aruzuye ahantu hose. Teretse neza kabisa. Uyu ntabwo ndi kumumenya nawe. Uncle Austin. Nawe nzi rwose nta kintu namuvuga. Ntabwo uzi Uncle Austin? Nta kintu muziho. Narese uramuzi? Ndamwumva gusa. Ntabwo ndamubona gutya ngo duhure imbona nkubona. Ubwo rero ntabwo najya kuvuga. DJ Brian. DJ Brian cyambere agira umutima mwiza ndanamukunda cyane. Icya kabiri? Ni ukuvuga ngo icya kabiri icya kabiri aho utunga neza. Icya gatatu yitwara nk'abagabo. Mushiki wanjye ntuza Kiramani. Ibintu bitatu twihuta. Kiramani arakora cyane, cyo ni icyambere. Icya kabiri Kiramani arakora cyane kandi Kiramani ni ukuvuga ngo arakora cyane. Ikindi nawe arakara ubusa kandi Kiramani ikintu nakumubonyeho aramutse akurakariye shaka kugira ngo azakubabarire byava mu ijuru ahari. Ntabwo ari nk'abandi barakara ubusa ngo uburakari bute burangira. Ni ukuvuga iyo agukarabye abagukarabye burundu. His Excellency our President uyu ni afande wanjye. Ibintu bitatu kuri His Excellency. His Excellency vuga amazina ye. Perezida Paul Kagame. Ibintu bitatu. Cya mbere ni intwari. Yes. Cya kabiri ni mupiganaji. Yes. Icya kabiri cya kabiri ni Operation Commander. Icyo ni icya gatatu wari uvuze ubwo. Icya gatatu Operation Commander. Irene muri Ndabi. Ibintu bitatu.
muri ndabi arasabana. Icyo ni icyambere. Irene nawe yirinda kwa gusebanya n'abantu uretse ko samutime bimugwirira. Ikindi Irene yakurakariye ntago wabimenya, agufite n'umutima mubi ntiwabimenya kuko afite agaseko ukuntu utapfa kumenya ukuntu kaba kameze, gusa nawe nta mutima mubi akunda kwisekera biraho. Gasukwa mupango ugezikizwa mupango. Gasukwa ni umunyabigambo. Gasukwa akunda icyo kurya. Icya gatatu nawe agira ibigambo byinshi. Chita nawe akunda guseka. Icyo ni icyambere. Akagira n'urukara rukabije. Icya gatatu Chita nubwo namuze tutasangiye nawe ashobora kuba akunda igiporezo. Ashobora kuba atamera rwose. Iki kizongereza ntabwo ndi kukimenya. Muyango twigeze guhura rimwe yangurira n'agacupa ahantu, ariko nawe icupa ashobora kuba ribabaza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri afite inzobe nziza, ni n'umukobwa mwiza muri make. Knowless Naomi ni icyuki. Icyo ni icyambere. Ikindi aseka neza. Ikindi afite ibuno riteye neza, riparitse neza nka kwasiteri tegereje abagenzi Nyabugogo. Uyu ni wa muhanzi wapfishije umubyeyi ejo bundi, Kirisizi meruke no kumuha pole. Aririmba neza, arasabana, n'umuhanzi mwiza muri make. Ntabwo ndi kumumenya. Kevin Kade ntacyo namuvugaho, ntabwo muzi mbona nkubone cyangwa se nkumumenye, ntabwo turabonana muri make. Mbona umuhanzi mwiza, yambara neza, azi gukoresha n'umusatsi. Yago Fondati Yago kutoka Kampala. Yago ni inshuti yanjye. Icyo ni icyambere nubwo twagiranye ububifu bwa hato na hato. Yago ndamukunda cyane. Yago arakara ubusa. Yago akunda kwirizwarizwa, kwitetesha. Mwere no kumuha pole, umugore yaramukatiye kandi Yago nawe ashobora kuba ari ibici kuko amaze gushwana n'abagore benshi. Noneho dusoza, uyu ni inde? Uyu ni umuhanzi bita Ndera. Tom Close. Tom Close aririmba neza. Ni n'umusore mwiza, sinzi niba afite umugore simbizi, ariko ni bogari, urabona ko afite uburanga. Ikindi ni umuhanzi uhagarariye n'umuhanzi nyarwanda mwiza muri make. Niki kintu cyatuma urara udasinziriye? Ikintu cyatuma ndara nasinziriye nabuze itabi. Niye mu murumba uheruka kumva? Impumuro mbuheruka kumva ni iki? Impumuro mbi ni ahantu nanyijeje ubundi hapfiriye imbwa. Nibe biryo uzi guteka? Nzi guteka imvange n'akawunga, nzi kugateka. Wamara iminsi ngaho utoza? 2 3. Vuga ko bino nashatse umugore da n'imbere. Vuga ngo fasha sosha. Fasha sosha. Fasha sosha. Fasha sosha. Fasha sosha. Vuga ngo nsanzwe nzijwi rye. Sanzwe nzijwi rye. Sanzwe nzijwi rye. Vuga wihuta. Sanzwe nzijwi rye. Sanzwe nzijwi rye. Vuga ngo inshayo mushisha ishotse ijose. Inshayo mushisha ishotse ijose. Iki? Inshayo mushisha ishotse ijose. Ishayo mushi wishashi ishotse icuritse ijose. Ishayo mushi wishashi ishotse icuritse ijose. Wumva smile bivuze iki? Smile ni ukumwenyura. Hanyuma tugana ku musozo, nirihe jambo wambwira? Jambo nakubwira? Merci beaucoup. Asante sana.